Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe, maze ibiganiro bizubibo. Shuti bakunze b'urubuga rw'uburezi by'umwihariko abakunda uburezi Official TV, turabaramutsa cyane, turizera yuko mumeze neza, ariko kandi nyabona ni ibisanzwe duhora tubibabwira, abo bitameze neza mukomere. Ntabwo rero ibihe bihora ari bimwe rwose, ibyo ntibishoboka. Hanyuma abo bimeze neza rero abari mu bihe byiza, mwibuke bagenzi banyu, kubera yuko uyu munsi we hashobora kuba atameze neza, ashobora kuba ari mu bihe bibi, ariko ejo bundi bikagenda neza. Naho rero ubuzima ni magirirane, ibintu byose no gufashanya, nta kwihenura ku bamaze kugerayo, ariko kandi nta no kwizera yuko batahava. Ikindi nuko tudakwiye gucika intege, abakiri kure mugerageze, mukomere, mugire ubudaheranwa kugira ngo ibihe bitabasiga. Hanyuma rero namwe mwumve yuko ibintu byose bishoboka, mushobora kugera kure heza hashoboka nk'uko mwaba mubyifuza. Naho rero habwo mu buzima, burya icyambere n'ubuzima, nicyo gishoro gikomeye umuntu agomba kwishimira. Iyo umuntu afite ubuzima, iyo umuntu afite amagara mazima, nta burwayi cyangwa se nta zindi birantega, byanze bikunze agomba kwizera ko ibiharimo bishobora kuzahinduka byiza, cyangwa se nanone yaba umunyabwenge akazirikana yuko ibyiza arimo bishobora kuzasubira inyuma bikaba byamubana bibi. Uyu munsi rero mureke tuganire ku bijyanye n'urugomo rumaze igihe rubera mu mashuri. Ngira ngo hirya no hino mu mashuri mujya mubyumva, aho inkuru zikomeza gucicikana zivuga abanyeshuri bakubita abarezi, abanyeshuri bakubita ababyeyi, abanyeshuri bitwara nabi, ariko kandi noneho hari n'abarimu nabo barwana hagati yabo, ukumva rimwe na rimwe hari inkuru rwose zigayitse mu barezi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe inkuru y'umudiregiteri wakubise umwarimu, amukubitira mu ruhame imbere y'abandi barezi bagenzi be, aho uyu murezi avuga ko rwose uyu mudiregiteri yamukojeje isoni, yakoze ibintu bitari bikwiye, ndetse byaje gutuma umurezi afata umwanzuro wo gutanga ikirego kuri RIB. Turabararikira rero gukurikirana iyi nkuru kuva ku ntango yayo kugera ku musozo, kugira ngo muze no gutanga ibitekerezo. Rwose turifuza yuko muzajya mutanga ibitekerezo kugira ngo mufashe bagenzi banyu, kugira ngo mufashe abantu bose bakurikirana uburezi Official TV. Hari icyo bimarira sosiyete kinini cyane, kubera yuko ntabwo twifuza yuko ibyo abantu bazajya bareba bizajya biva mu bitekerezo byacu gusa, ahubwo twifuza yuko hakubakwa umuryango mugari, ku buryo no mu babasha kudukurikirana ababishobora rwose bazajya batanga ibitekerezo, kugira ngo ubumenyi burusheho kwaguka. Dufatanye twigishe, turere, duhugure. N'ubu ni nziza, ariko icyifuzo ni uko noneho yaba nziza kurushaho. Utu tubazo twose tujyanye n'abarezi barwana n'abanyeshuri, abarwana n'abayobozi babo, ibintu byinshi bigenda biba hirya no hino mu makominote, muri za sosiyete, byose bikagenda bihinduka bikaba byiza kurusha uko byari bimeze. Naho rero naho umusanzu wa buri wese, mutugane kugira ngo dukomeze kwifashiriza sosiyete yacu. Hari igihe dutekereza ko ishuri hari ahantu ho kwigisha, kugorora abana no kubaka ejo habo hazaza, ariko hakaba naho iryo shuri rihinduka ahantu ho gutinya no kubuzwa amahoro n'amahwemo, yewe n'umutekano. Ejo bundi twakurikiye ubuhamya bukomeye bw'umuvandimwe wigaga muri groupe scolaire Marie Merci mu karere ka Nyaruguru mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, aho yavuze yuko jenoside
jenoside yabaye bo baragarutse ku ishuri kubera ikibazo cy'imyigaragambyo yari yarahabaye. Noneho rero hifuzwa yuko abanyeshuri kubera igihe batakaje batiga bagaruka kwiga mu gihe cy'ibiruhuko kugira ngo babashe gushyikira abandi. Jenoside rero ni uko yabasanze ku ishuri, ariko mu buhamya bw'uwo muvandimwe mu by'ukuri yatangaje yuko abanyeshuri bagenzi babo biganaga aribo bagize uruhare rwo kubica. Unyumvire nawe, abanyeshuri ku ishuri bigana, umunyeshuri agafata umupanga agatema mugenzi we akamwica, mwarimu agafata umupanga agatema umunyeshuri akamwica, akamugambanira akagira ate. Mu by'ukuri ibyo ni ibintu kominote yo ku ishuri, sosiyete yo ku ishuri muri rusange idakwiye kuba yakora. Mu burezi hagakwiye kubaho indangagaciro zihariye zidatandukira kandi ziri ku murongo umwe, indangagaciro z'ubupfura, indangagaciro z'ubuvandimwe, indangagaciro zo kurera, umwarimu akaba umubyeyi kandi umunyeshuri nawe akaba umwana. Hanyuma rero ibintu byo kuba abantu bagirirana nabi bari ku mashuri ntabwo mu by'ukuri ari ibintu byiza. Ubuhamya bw'uyu muvandimwe mu by'ukuri bwakoze abantu benshi ku mutima, bibaza impamvu abantu batakaza ubumuntu bakaba bagira aho bahemukirana bigeze aho ngaho. Reka rero dukomeze n'inkuru yacu ako kara gaciyemo, mu by'ukuri turebere hamwe noneho uko ubu ngubu bimeze. Tugaruke kuri iyi nkuru y'umudiregiteri wakubise umwarimu we. Ese ni gute umwarimu, umutoza w'ubumenyi n'indangagaciro yakubitirwa imbere ya bagenzi be? Yewe ni igitangaza rwose. Iyi ni inkuru ishingiye ku byabaye mu rwunge rw'amashuri rwa Gatagara mu karere ka Nyabihu, aho umwarimu avuga ko yakorewe urugomo n'ihohoterwa n'umuyobozi w'ishuri. Mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Karago hari ishuri rizwi nka Groupe Scolaire Gatagara. Ishuri rifite abarimu, abanyeshuri n'ubuyobozi bugomba kurinda ituze n'iterambere ry'inyigisho. Ariko ku itariki 7 Gicurasi ibintu byarahindutse. Umwarimu witwa Niyonteze Corneille avuga ko yari ari ku kazi ke ka buri munsi ari kumwe na bagenzi be. Aho niho havuga ko haje umuyobozi w'ishuri Manirakiza Innocent afatanije na Nzahorerwa n'Imana Anastase. Ibyakurikiyeho si ibintu byari bisanzwe mu kazi k'uburezi. Mu ibaruwa yandikiye RIB sitasiyo ya Jomba, Niyonteze avuga ko yakubitiwe imbere ya bagenzi be. Yagize ati, nkubitwa n'umuyobozi w'ishuri Manirakiza Innocent n'uwitwa Nzahorerwa n'Imana Anastase, nari ndi kumwe na bagenzi banjye. Ibi ntibyamuteye ububabare bw'umubiri gusa, ahubwo byamugizeho n'ingaruka mu kazi ke. Ishuri si ahantu ho gutinyana, ni ahantu ho kubaka ubuzima. Iyo umwarimu bwe agize ubwoba aho akorera, ikibazo kiba kirenze umuntu umwe. Ni ikibazo cy'umuco w'ubuyobozi, imibanire n'uburenganzira mu kazi. Umwarimu avuga ko ibyo byamugizeho ingaruka ku mubiri no mu kazi, ariko hari n'izindi ngaruka zitagaragara: gutakaza icyizere ku kazi, gutinya kujya mu kazi, kwangirika kw'imibanire mu kigo, gucika intege ku barimu. Aha birumvikana rwose yuko muri we yiyumvamo nk'umuntu wasuzuguwe. Ibaruwa yakiriwe na RIB sitasiyo ya Jomba ku itariki 7 Gicurasi. Ibi bisobanuye ko ikibazo cyatangiye gukurikiranwa mu rwego rw'amategeko, ariko ikibazo gikomeye gisigaye ni iki: ni gute ibigo by'amashuri byakwirinda bene ibi bibazo? Ubuyobozi bw'amashuri bufite inshingano ikomeye, si ugutegeka gusa, ahubwo ni no kuyoborana ubumuntu. Umuyobozi mwiza yubaha abayobora, yumva ibibazo byabo, akemura amakimbirane mu mahoro, atanga urugero rwiza. Kubera ko ubuyobozi butangwa n'ubushobozi ariko bugakomezwa n'abantu bitewe n'imyitwarire yabo. Kubaha ubuyobozi ni ishingiro ry'imikorere myiza, ariko nanone ikibazo kigomba gukemurwa mu nzira zemewe. Kuganira ni ingenzi kurusha amakimbirane. Ubufatanye nibwo bwubaka ishuri. Amashuri ni ishingiro ry'igihugu cy'ejo
hazaza. Iyo harimo ubwumvikane, kubahana, ubuyobozi bufite umutima muntu, nibwo igihugu gitera imbere. Ishuri si inkundura y'ububasha, ni urugo rw'ubumenyi. Niba dushaka ejo heza, tugomba kubaka aho dukorera hatarimo ubwoba, ahubwo huzuye icyizere. Amahoro mu mashuri atangirira ku bumuntu. Ibi bituma n'abo turera bahabwa uburere bwiza. Ngira ngo mujya mwumva hirya no hino abanyeshuri bakubita abarezi babo, abandi bagakubita ababyeyi bakababuza amahoro. Byose rero bituruka ku burere baba barahawe, kubera ko burya ngo uwiba ahetse aba yereka uwo mu mugongo. Nshuti bakunzi bacu, turabashimira cyane uburyo mudahwema kubana natwe ibihe byose. Mukomeze kudushyigikira mukanda kuri subscribe niba ari ubwa mbere mudusuye, ariko kandi muduhe like, muduhe na comments aho dutangira ibitekerezo kugira ngo abandi bajye barushaho gukurikirana inama n'impanuro zanyu. Mukomeze kugubwa neza rero. Mwari kumwe na Fidèle de Jesus. Iyi ni Uburezi Official TV. Turabakunda cyane. Ciao ciao.